Mbese ujya wibaza uko isi yose byayigendekera n'igihugu cyacu kirimo ikoranabuhanga ryose rihagaze. Tubyutse mu gitondo kimwe nk'ibisanzwe tugasanga telefone zacu zitabasha guhamagara cyangwa gukoresha interinete. Ibigo byose bya leta n'ibyikorera nta serivisi ijyanye na interinete biri gukora. Birashoboka ko abantu benshi nge nawe turimo twakumva dutengushywe cyane. Ibitero byibasira ikoranabuhanga hari ubwo bihagarika ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga, cyangwa se bigatuma rikora nabi. Ubundi uwo mutekano tuwumve gute? Umutekano w'ikoranabuhanga ni iki? Nk'uko yarabivuze, nitwa Gahongayire Anatole, nkaba nkora mu kigo cyitwa RISA. RISA ni ikigo gishinzwe ikoranabuhanga n'isakazabumenyi, ariko ndi mu ishami ryacyo ry'umutekano w'ikoranabuhanga. Tuvuga nko urimo urakoresha wenda amakuru ya hano ya RBA, urayarebera hano ariko arimo araca mu muyoboro kanaka, umuntu aciye hagati akakubuza kuyabona, ibyo byose akazi kahagarara. Ubwo rero ni muri ubwo buryo tureba uburyo bwo ya makuru uburyo abitswe tuyabona mu buryo butatu. Icya mbere agombye kuboneka, ariyo twita availability mu Cyongereza. Agombye kuba atahinduwe na gato, uko wayabitse niko ugombye kuyabona. Nimba uje ugiye gusoma ikinyamakuru kanaka ugasanga ibyo wanditse ntago ari bya bindi, aba yahari uwinjiyemo akayahindura. Agombye kuba ari confidential, abonwa n'ugomba kuyabona, ntago ari buntu. Nimba ari ya RBA ntakora hano, numva ntagomba kuyabona, ayo ngenera niyo ngombye kubona. Ubwo buryo butatu rero iyo umaze kubika ya makuru ukavuga uko ateretse n'uko agomba kuboneka, nibyo tuba turwana nabyo buri gihe. Ni kuvuga bya bitero biza birwana na bya bintu bitatu. Niyo mpamvu muri Afurika hari ikigo gikomeye cyane ku isi mu gukora software yifashisha mu gukumira ibitero by'ikoranabuhanga, cyafunguye ishami ryacyo mu Rwanda. Uri kuri channel ya Lightway, naho nge wumva nitwa Ishimwe Joseph. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2022, uruganda rwa mbere ku isi rukora imodoka rwo mu Buyapani, Toyota, rwatangaje ko rwahagaritse imirimo nibura umunsi umwe kubera ibitero by'ikoranabuhanga byibasiye kimwe mu bigo bikigemurira ibikoresho byinshi rwifashisha. Ibyo bitero byagabwe kuri Kojima Industry byatumye Toyota nibura ihomba imodoka zigera ku 13,000. Uretse ku nganda z'ubucuruzi, virusi izwi nka Stuxnet yaje gutegwa muri flash disk mu biro byatunganyaga ingufu za kirimbuzi mu ruganda rwa Natanz muri Iran mu 2010. Umwe mu bakozi ayicometse kuri mudasobwa ye, virusi ijya mu byuma byatunganyaga uranium, ikoma mu nkokora imishinga ya Iran yo kwikungahazaho ingufu kirimbuzi. Mu Rwanda, uguhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga biragenda byiyongera, n'amakuru menshi aragenda ahererekanwa ku ikoranabuhanga. Ibyo bituma kurinda umutekano w'amakuru biba ingingo ya ngombwa yo kwibandaho. Iyo amakuru yawe yinjiriwe, ashobora gukoreshwa mu buriganya, nko mu bitero byo kuri email cyangwa ubundi bujura bukwiyitirira. Mu rwego rwo kubyirinda, hari amabwiriza 5 aba akwiye gukurikizwa mu gihe uri gukoresha ikoranabuhanga. Icya mbere, koresha uburyo bukomeye bwemeza kwinjira muri konti yawe. Umutekano wa konti zawe zibitse amakuru yawe bwite ugomba kurindwa mu buryo bushoboka bwose, kandi uburyo bwo kwinjira muri konti ni ikintu kibanze mu kurinda ayo makuru y'ingenzi. Kugira ngo wizere neza ko ufite umutekano ku bigendanye n'uburyo bwo kwinjira kuri konti, koresha ijambo ry'ibanga rikomeye, hindura kenshi amagambo y'ibanga ukoresha, kandi ukoresha uburyo bukomatanije bugenzura umwirondoro wawe mbere yo kwinjira kuri konti. Icya kabiri, gena igenamiterere bwite kuri mushakisha ukoresha. Amasosiyete ni imbuga zikurikirana ibyo ukorera kuri murandasi, ndetse amakuru begeranya ahishura byinshi kuri wowe kurenza uko wabikeka. Aya makuru ashobora kugurishwa ku wundi muntu ushobora kuba ashishikajwe n'uko uhaha cyangwa uko usura imbuga. Mushakisha z'imbuga zigira uburyo zigena igenamiterere bwite n'uburyo bushobora kurinda amakuru yawe bwite cyangwa yo gushakisha igihe uri kuri murandasi. Gena iryo genamiterere bwite cyangwa ugure VPN kugira ngo igufashe kurinda amakuru yawe igihe ushakisha ku mbuga. Icya gatatu,
ba maso umenye ibimenyetso bya email zishaka kukuriganya, ibizwi nka phishing. Abagizi ba nabi bo ku ikoranabuhanga bashobora kugerageza kukwinjirira bakoresheje email z'uburiganya. Muri email z'uburiganya, abagizi ba nabi bagerageza kukujijisha kugira ngo bagukuremo amakuru y'agaciro, yaba yawe bwite cyangwa ajyanye n'umutungo. Bakohereza email zitari ukuri mu izina rya banki, mu izina ry'abatanga amakarita ya banki cyangwa se amazina y'ibindi bigo bishinzwe umutungo. Bigakumenya ibimenyetso bya email z'uburiganya utahura ikintu kidasanzwe kiri kuri email wohererejwe. Email z'uburiganya kenshi ziba zirimo ibi bikurikira: imigereka cyangwa imiyoboro cyangwa ibyo twita links, amakosa mu myandikire, ikibonezamvugo gipfuye, ibishushanyo bitaboneye, ibintu byihutirwa bidasanzwe mu bijyanye no kugenzura aderesi ya email cyangwa andi makuru bwite, indamukanyo zidasanzwe nka nshuti mukiriya aho kugira ngo ize mu izina ryawe. Icya kane, mbere yo kwinjiza amakuru bwite ku rubuga, banza ugenzure ko rwizewe. Mbere yo kwinjiza amakuru bwite ku rubuga, banza ugenzure ko urubuga uriho rubika amakuru yawe ku buryo bujimije. Reba hejuru kuri mushakisha yawe niba hariho akamenyetso k'ingufuri n'amagambo ari imbere ahatangira abanzirizwa na HTTPS, ari byo bisobanura ko urubuga rufite umutekano wo kurinda amakuru. Ushobora nanone kugenzura niba urubuga rwizewe ugenzura politike y'ubuzima bwite bw'urubuga, aderesi zo kubarizaho, cyangwa mu gihe cyo guhaha kagenzura niba urubuga rufite ikirango cyangwa kashi yizewe. Icya gatanu, genzura niba warashyize antivirus mu bikoresho by'ikoranabuhanga byose ukoresha. Porogaramu z'uburiganya kuri mudasobwa yawe zishobora kukwibira amakuru yawe bwite. Genzura niba warashyize antivirus mu bikoresho byawe by'ikoranabuhanga, kandi ushyireho uburyo izajya ihora yivugurura ikishyira ku gihe. Antivirus izakoreshwa mu guskana no kugenzura ibyo ukurura kuri murandasi, bityo igufashe kuba wakwirinda impanuka yo gukurura porogaramu y'uburiganya mu gikoresho cyawe. Tukiri kuri antivirus, sosiyete izobereye mu mutekano w'ikoranabuhanga na za antivirus Kaspersky Lab yatangaje ko yafunguye ishami mu Rwanda rigamije kwerekana imikorere inyuze mu mucyo na serivisi zayo, binajyana n'ubukangurambaga ku bigo biri muri iyi ngeri ngo bishyire imbere umuco wo gukorera mu mucyo. Iki kigo gifite icyicaro mu Burusiya cyatangije gahunda mpuzamahanga yo guteza imbere ibijyanye no gukorera mu mucyo mu ngeri y'umutekano mu by'ikoranabuhanga, Global Transparency Initiative. Ubuyobozi bwa Kaspersky bugaragaza ko iyi gahunda igamije gutuma ibicuruzwa izana ku isoko byizerwa, bikanashyira igitutu ku bindi bigo bitanga serivisi zimwe cyo kuyoboka iyo nzira. Kaspersky yatangaje ibyo gutangiza ikigo kigaragaza imikorere inoze, Africa Transparency Center, kuri uyu wa 15 Ugushyingo 2023 mu nama mpuzamahanga yiga umutekano n'ubwirinzi mu by'ikoranabuhanga muri Afurika, Africa Cyber Defense Forum. Muri iki kigo gishya Kaspersky yafunguye i Kigali, uhasuye yerekwa ikoranabuhanga rijyana n'imikorere nuko bimwe mu bicuruzwa na serivisi zayo zitungana. Abasura iki kigo barimo abafatanyabikorwa ba Kaspersky, abakiriya ndetse n'abayobozi bashinzwe kugenzura ibikorwa by'umutekano mu ikoranabuhanga. Hakoze ku buryo byorohera umuntu gusobanukirwa imikorere yabo, bituma kuva muri 2018 itangiza ikigo nk'iki. Abahasura baba bemerewe kubaza inzobere za Kaspersky ibibazo bitandukanye ku buryo buri kintu gikorwa n'imikorere ya buri gicuruzwa na serivisi batanga. Uhasura kandi ashobora kuhakura ubumenyi bwatuma arushaho gucunga umutekano w'ikoranabuhanga ikigo cye gikoresha, cyangwa akanigira ubumenyi kuri gahunda ya Kaspersky ihugura ibigo bya leta, ibigo by'ubucuruzi n'amashuri ku bijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga. Umuyobozi w'urwego rwa Afurika yunze ubumwe rugena imikorere ya polisi, Jalel Chelba, yatangaje ko gukorera mu mucyo no kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga bifitanye isano. Ashimira Kaspersky mu mikoranire igaragaza. Yagize ati,
Afurika iri gutera imbere byihuse mu buryo bw'ikoranabuhanga bitewe n'uko interineti igenda igera kuri benshi uko imyaka ishira. Kugira ngo duhangane n'ingaruka zikomoka mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, ni ngombwa gusobanukirwa ibikwiye gukorwa kugira ngo twirinde ibyo bibazo. Uyu munsi Kaspersky yafunguye ikigo cya mbere cyerekana imikorere yacyo muri Afurika. Ifite imikoranire myiza haba ku bigo by'imbere mu karere no ku bigo mpuzamahanga bishinzwe kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga. Igafasha mu bya politiki byose bigamije gukorera mu mucyo. Ikigo Kaspersky yafunguye mu Rwanda ni icya 11, kiyongera ku bindi biri mu Burayi, Aziya na Pasifike, Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, mu burasirazuba bwo hagati na Afurika. Mu gufungura iki kigo, Kaspersky igamije gukemura ibibazo biri kuri iri soko. Itanga ubumenyi kuri ibyo byiciro bikirimo ibibazo, hasuzumwa ibyifashishwa mu kurinda umutekano no gushyiraho uburyo buhamye bwo kubikora. Gahunda mpuzamahanga yo gukorera mu mucyo ya Kaspersky yatangiye mu 2017, igamije kubaka icyizere mu ikoranabuhanga. Iki kigo gitangaza ko gihora cyiteguye kwereka buri wese uburyo gikoramo ibikorwa byacyo, ibipimo gikoresha, uburyo ibicuruzwa byabo bikora, n'impamvu bikwiriye kwizerwa. Mwakoze gukurikira iyi video. Uri kuri channel ya Lightway, naho nge wumva Ndishimwe Joseph. Murakoze, dusubira ubutaha.